nongeye gushimira abanyarwanda muri societe civile, ari ab'imbere mu gihugu, ari abo hanze, bagize igitekerezo cyiza cyo gushyiraho umunsi nk'uyu. Banyarwanda, banyarwandakazi, baturarwanda, nk'uko nabivuze mu butumwa nari nasabwe bwo gutangiza iki cyumweru n'abateguye iyi gahunda, dushoje icyumweru n'ubundi nkiri gukurikiranwa ku byaha bikomeye by'ubwicanyi byabereye muri Musanze. Ibikorwa nk'ibyo bigaragaza ko umunsi mwashyizeho ufite ishingiro, kuko gukomeza kubazwa ku byaha ntafite aho mpuriye nabyo ni ukurenganywa ubwabyo. ni isobanurampamvu y'iki cyumweru. Banyarwanda, banyarwandakazi, baturarwanda, kubera ibihe bikomeye ndimo, nifuje ko ubutumwa bwanjye busoza iki cyumweru mbugeza kuri aba bakurikira. Hari abanyarwanda muri rusange, hari impirimbanyi ziharanira kurwanya akarengane zose, ari abari muri societe civile, abari mu mitwe ya politike, hari abayobozi b'igihugu cyacu ndetse n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane inshuti z'u Rwanda. Ku banyarwanda muri rusange, icyo nifuza kubabwira, ndabasaba nkomeje kandi nicishije bugufi ko tugomba gufata iya mbere mu kurwanya akarengane ako ari ko kose, kuko utarengana uyu munsi ntabwo azi niba ejo bitazamugeraho, cyangwa bitazagera kuwe, cyangwa bitazagera ku nshuti ye. Ingero ni nyinshi twavuga. Mwabonye umukecuru wakubiswe ngo ntiyishyure ubwisungane mu kwivuza. Mwabonye umubyeyi basenyeyeho inzu akajya gutura mu bwiherero n'umwana we. Mwabonye abo abaturage bakubitiwe mu ruhamwe bazira byitwa ngo ni abarozi, kandi byose bigakorwa n'ababayobora. Ako karengane rero niko mbasaba ko tutagomba kurebera, ahubwo tugomba kukarwanya dushyizeho umwete, kandi ari abanyarwanda bari mu gihugu ndetse n'abanyarwanda mwe mwese muri hanze y'igihugu. Ku mpirimbanyi ziharanira kurwanya akarengane zose, ari abari mu gihugu, abari hanze, ndagira ngo mbasabe gukomeza umurongo wo kurwanya ako karengane, guharanira imiyoborere myiza mu gihugu cyacu nta gucika intege. Buri wese aho ari akomeza atekereze ku ruhare rwe mu kubaka u Rwanda rugendera ku mategeko, u Rwanda ruzira akarengane, u Rwanda tugomba kubanamo twese mu bwubahane, ubwumvikane, mu mahoro. Dutekereze twese icyubaka u Rwanda, twirinde ikirusenya n'igisenya abanyarwanda. Tuzirikane ko igihe ni iki. Ku bayobozi b'igihugu cyacu, uyu ni umwanya wo kubibutsa, nk'uko mpora mbigarukaho, ko ari abayobozi b'abanyarwanda bose, harimo n'abo batabona ibintu kimwe ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu. Bityo kubona ibintu ukundi ntibyakagombye gutuma bafata umuntu nk'aho ari umwanzi w'igihugu, kuko twese dukunda igihugu cyacu kandi tukifuriza ineza. Niyo mpamvu batakomeza kunkurikiranaho ibyaha ntafite aho mpurira nabyo, kuko gukomeza kunyibasira bigaragaza ko ari uburyo bwo kumbuza gukora imirimo yanjye ya politike, kandi ari uburenganzira mpabwa n'itegeko nshinga. Ariko nyamara nta kizanca intege mu guharanira uburenganzira mpabwa n'iryo tegeko. Mbasaba kandi nanone by'umwihariko kwita ku mutekano w'abatavuga rumwe nabo bakomeje kwicwa cyangwa kuburirwa irengero, no kwita muri rusange ku mutekano wa buri munyarwanda, ari abari mu gihugu ndetse n'abari hanze. Ku bihugu by'inshuti z'u Rwanda, ndabishimira ko bikomeje kuba hafi y'igihugu cy'u Rwanda muri byose, kuko ntawe wakwirengagiza ko igihugu cyacu kigeze uyu munsi babigizemo uruhare rukomeye. Ariko igihugu cyacu kiracyafite urugendo rurerure cyane mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu,
ubwisanzure haba muri politike, mu gutanga ibitekerezo, mu kwishyira hamwe n'ibindi twavuga harimo nk'ibirebana no gusaranganya ibyiza by'igihugu cyacu. Ibi byose nibyo nkingi y'iterambere rirambye. Ibi nabyo nkabasanga ibihugu by'inshuti z'u Rwanda byagombye kubiduteramo inkunga igaragara, aho gukomeza kumva ko gushyira imbaraga mu bikorwa by'iterambere gusa ry'u Rwanda byaba impamvu yo kwiyibagiza ari amahame remezo namaze kuvuga haruguru. Mu gusoza nagira ngo dukomeze tuzirikane abantu bari mu nzu z'imbohe kubera ibikorwa bya politiki n'ibitekerezo byabo. By'umwihariko ndabasaba gukomeza kuzirikana kuri Mushayidi, mwe muri Buruseli cyangwa mu Faransa murabizi ibikorwa yakoraga, yababayemo hagati muri mwe, uyu munsi arafunze amaze igihe kinini muri gereza. Nagira ngo mumuzirikane by'umwihariko no mu bikorwa mukora kenshi mujye mumwibuka mumuzirikana, kuko bifasha umuntu uri muri gereza kumva ko mu bikorwa abantu bakora bamwitaho, bamuzirikana, bikamuha n'imbaraga, bikanamwubaka. Tuzirikane kandi abanyarwanda bakomeje kuvutswa ubuzima, abakomeje kuburirwa irengero, n'abandi bugarijwe n'akarengane aho kava kose. Twese dukomeze dushyire hamwe turwanye akarengane, twubake u Rwanda rugendera ku mategeko. Murakoze. Harakabaho u Rwanda n'Abanyarwanda.